nkibona abasirikare naribajije n'abapolisi ese imiryango bavukamo tuzi imirimo abantu bakora kuko urebye uko abantu babaho kubw'abandi mbese mu gihe tw'urupfu turuhunga bo baravuga bati tugiye hariya tubonane na ashobora no gupfusha umuvandimwe cyangwa inshuti ntatabare ashobora no kuza hano agakorera miliyoni 50 akamara umwaka atararyeho n'igihumbi ariko dufite ababakomokaho bazi kurya amafaranga ashaka kuri Noheli turaryaho makeya muriyeho make bihari icyo bitwaye se aho kuvuga uti hari abayiteguye kuko kumva yego turabasuje kandi tubaye ikaze mwese mukurikira ibiganiro bya Mutesi Scovia kuri channel ye atanga ibitekerezo. Scovia turakuramukije. Ndaho pe urakomeye nta mikomerere. Noheli twatangiye kuyizihiza. Oya Noheli amakuru yangezeho ngo turajya duhera saa 8 tubyina tugeze saa 11 tuve tujye mu misa tugaruke dukomeze iki kubyina se kwitaka cyangwa kunywa oya kwitaka turape wanywa guhera saa 8 ukaya saa 11 ukaba ukiri mu bazima waba uri mu baki mu basinzi ubwo ngo hagira umuntu uvuga ko ari mu bapfu yego Scovia ejo uyu munsi nibwo nabibonye ngira ngo habaye ihuriro ry'urubyiruko yari gitabiriwe na Madame Jeannette Kagame bongera kugaruka ku kintu cyo kunywa inzoga sinzi niba warabibonye. Yego byari umugoroba wo kuganira ibyo bise tunyweresi cyangwa se tunywe mu rugero usibye urahari ibintu batatubwiriza nubwo umubyeyi igihugu amategeko leta bikomeza ariko ubundi ku muntu uri umuntu niba ndi bumwite muzima niba ndi buvuge ngo uri normali uri nomo hari ibintu batakubwiriza kambaho urugero abana iyo bavutse umwana w'umukobwa yisanga iyo agiye kujya kuri toilette kankoresha ijambo bavuga abana kunyara aricara kandi iryo somo nta iwanjye nge mfite abahungu n'abakobwa ntabwo nigishije iryo somo umuhungu agahagarara nka hariya niyo yaba ari muri toilette agiye kwihagarika arahagara nyine akanyara muri toilette umukobwa akaza akayicaraho ni ibintu biri byikora ntekereza ko no kubwira umuntu ngo ibyo kurya wariye ni byinshi nukomeza urabiruka ni byinshi nukomeza uratumba ni byinshi nukomeza biragutera indwara ni ibintu umuntu akwiye kubatekereza kuki kunywa inzoga zo udashoboye kugendana udashoboye kubana nazo ari ibintu bisaba ko leta ivuga ubu ibyapa bikamanikwa erega kararyoha agacupa kamanyinya iraryoha ariko iryoha kurusha ubwenge bwawe ntibuzi none se amata kutanywa litiro 10 ntabwo aryoha ko ntarabona ushyira isukari ku isahane ngo urye ibiro 2 ntiryoha se kutararya ibiro 3 by'ubuki se ntiburyoha ahubwo iriya yihindura n'imitekerereze harabavuga yuko batekereza neza aho rero kubera ko bituma ubwonko bwawe budatekereza neza oya harabavuga ko ahubwo ibafasha gutekereza neza hanyuma waba utekereza neza ukageraho leta isa gusanga wabaye ikibazo noneho ntube ikibazo kuri leta ukabanza ukibera ikibazo leta igasanga wabaye ikibazo muri societe yageraho ikanasanga wabaye n'ikibazo kuri leta ubwayo ibyo ni ibintu bikwiye gutuma haba inama hagaterana fast lady akabura kujya kutwigishiriza gukora indi mishinga izateza imbere igihugu n'urubyiruko n'abakobwa abafasha akaza kwigisha umuntu ngo gabanya inzoga unywera amafaranga wakoreye uri muzima mu mutwe hari isomo ubundi umuntu Scovia reka iby'inzoga tubireke ubwo habwirwa benshi akumva bo bireba na babeneyo nyine n'ubwo mbwiye ngo tubireke n'umwe ngo tubireke ariko inzoga ntabwo abantu banywa inzoga ari abo kurekwa yewe bura nta kuntu bashaka igishanga cyabuze ingengo y'imari gihinga abasinze aho kubajyana kuri gereza bakajya bagihinga bejejemo imboga nka 3 yajya haca akavuga ati dore igishanga cy'abasinzisha buri umwe agaharanira kuzahinga bari bumwishyuraho guhinga yasinze uko niko bibona yego tumaze iminsi twaje kuwa 5 tuje hano muri Mozambique kureba ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda zifashamo ingabo za Mozambique na polisi y'u Rwanda wowe wabibonye ute wahageze kuwa 5 umaze kubona iki mu byo bavuze ko bakora ibikorwa wenda bakora byo sindi bubisubiremo ariko nkibona aba basirikare twarababonye muri Central Africa hari abari Sudani hari abo ducaho kuri Nyungwe imvura igwa hari abo twasanze hano mu bufatanye na Mozambique ngabo na polisi byaba ibya hano ndetse n'iby'u Rwanda ndetse n'abaturage uko bavuga ubuzima bwagarutse
nkibona abasirikare naribajije n'abapolisi, ese imiryango bavukamo tuzi imirimo aba bantu bakora? Buriya mu bintu bya mbere bituma twese turi abanyembaraga ku kazi nuko hari umuntu dusiga mu rugo uzi icyo dukora. Uzi gutaha umuntu atazi icyo ukora? Oya, nase hari umuntu uri hano waba atazi icyo akora. Nituvuga icyo bakora ntiwumve kumva ngo nzi ko ari umusirikare, nzi ko ari umupolisi. Aba bantu bari mu bantu ashobora no gupfusha umuvandimwe cyangwa inshuti ntatabare. Kubera iki? Akazi kaba ari kenshi. Ubu umuntu uri hano, umuntu biganye inshuti ye magara apfuye, bamubwira bati jya kumushyingura. Umwana w'umuturanyi yapfa akajya kumushyingura. Uwo mugore yaba agiye kubisa bakamubwira bati rukanka umugore abyaruhari. Umwana yaba aguye ku ishuri bagahamagara uyu bati ngwino urebe ko umwana abaye. Wenda abari hano ho byagorana kuko batari hafi, ariko nkeka ko abari mu gihugu we byakunda. Hari ibikunda, ariko hari n'uri mu gihugu nawe gukunda byagorana bitewe n'icyo ari makuru uyu munsi. Reka turebere aba bantu, njye natekereje ku miryango yabo. Yego. Aba bantu barabyutse mu gitondo baravuga ngo mu gihe imvura igwa twese twiruka tujya mu nzu, bahagarara hanze ngo barebe niba nta gisambo cyasigaye hanze ngo cyanure ibyo dutaye. Aba bantu hano turi nta mirwano ihari, ariko njye nawe tujya tujyana cyangwa n'abandi bakurikira amavideo yacu cyangwa n'ay'abandi. Iriya ndege irasa yihutije, abaturage twese twiruka tugaruka mu giturage duhunga. Abasirikare biruka bajya aho indege igiye kurasa, biruka bajya aho urupfu ruri. Mbese mu gihe tw'urupfu turuhunga bo baravuga bati tugiye hariya tubonane narwo. Mbese basa nkaho birukanka ngo kubuza urupfu kwica. Kuko uyu muntu urimo kwica abaturage yafashe icyimbo cyo guhagarara mu cyimbo cy'urupfu. Yego. Birutse bajya kubuza urupfu kwica. Uru rupfu rero babuza kwica, iyo rubuze uwo rwica nibo rugira rute ruhangana nabo ngo ntabwo rwo rugenda ubusa. Ntabwo rugenda ubusa. Uyu muntu rero umeze utya ukaba uri umubyeyi we, uwo mwana ndamugira ati mubona rimwe mu mwaka uritotomba. Mwabantu mwe dufite abantu babayeho kugira ngo babaye mu buzima busaba ko abandi babaho. Umuntu akabaho kubw'abandi, kuko urebye uko aba bantu babaho kubw'abandi. Ndabaha nk'urugero nk'abasirikare b'u Rwanda, ngira ngo ejo afande yarabivugaga Rwivanga, abaturage twaganiriye hano abantu bababonye cyangwa wenda naho uze kongera ubafashe ubibereke n'ahandi, baravuga ko hano hari ibyihebe bica abantu imitwe. Yego, yarabivuze nabyibuka. N'abaturage ubwabo barabivugaga. Kandi koko wareba amazu yasenyutse ari hano n'ubuzima ukabona ko ari ahantu urupfu rwari rwimutse rwaje gutura. Ntago ari inkuru bahimba. Oya. Aba bagabo n'aba basore n'inkumi n'abagore burira indege baza aho urupfu rwimukiye. Kuko mu Rwanda nta rwari ruri, baravuga batoke aho rugiye ni he ngo abariho tujya kurureba. Ibi nibyo bajya bavuga ngo nuko ihamagarira urupfu. Ariko barihamagarira urupfu kubw'abandi bantu benshi. Kuko iki kihebe nikiza hano kigafata kigatuza kikagagara kikubaka imbaraga, kizamuka kijye Tanzania. Tanzania nikimara kuhaganza naho kikubaka kigafata imbaraga, kizamuka kize mu Rwanda. Ese koko dukwiye kubaho ngo nibajije ngo abantu iyo babarebye, iyo babatekereje babona uburyo aba bantu bakora akazi karenze ko bazabahemba. Kuko ntabwo igisirikare cyo gihemba gusa n'igipolisi. Ese bakorera ubuntu? Ntabwo bakorera ubuntu. Bakorera igihugu kibaho umushahara. Yego. Ariko urebye aya mafaranga ashobora no kuza hano agakorera miliyoni 50, akamara umwaka atararyeho n'igihumbi. Arakirya tese. Bariya abantu babonye yirwa yikoreye iriya sorori mukama wanjye, n'ubu ndacyababariye imitsi kubera iyi soro, ariko nzavino kugira ngo nsigaye numva neza. Barambwiye ngo iriya ngofero iyo yambaye wumva ibyo ukwiye. Ahubwo njye numvise twikira ubwonko. Niyo mpamvu navuga ngo urabo twikira ntibuyagare ngo biruke. Bara niyo mpamvu abasirikare baguma mu gisirikare. Kuko reba kiriya kintu nambaye ibiro 17 mpagaze. Ubu ndwaye ibitugu neza nimubona nunamye mumenye icyo nzize. Uriya muntu yikorera kiriya kintu, noneho washyiraho na bya biboro byose n'ibindi. Shyiramo na Bibiliya. N'ibindi byose bambaye n'imbunda. Ashobora no kuba yambaye ibiro 30 cyangwa 20 na. Yego. Biyongera ku byo afite akabana nabyo umwaka agakora amafaranga. Nubwo bakora amafaranga bayarya ryari, ariko dufite ababakomokaho bazi kurya amafaranga sha. Bakayaryaho
umugabo ivumbi rigatumuka aha, umugore agapfa agapfuka, akazasanga amafaranga ye murayabyina. Ubu mwamaze kuyaca imirwi. Kuri Noheli turaryaho makeya. Muriyeho make hari icyo bitwaye se? Aho kuvuga uti hari abayiteguye kuko kumva umugabo akaba ari hano izuba rirarasa, imvura ikagwa igahita, izuba rikava, icyo kihebe kigacaho kivuza ubuhuha, akagereka akiruka, ubuzima bukaba ari uko bumeze. Akazataha agasanga mwayogoshemo kupe zireba ibwanacyambwe, abandi mwarayabyiniye. Aho ndimo ndavuga abagore n'abagabo mwasigaye kuri konti zabo. Nkurikije ibyo uri kuvuga, sinzi niba ndi kubyumva neza, ariko numva ushaka kuvuga yuko abantu basirikare cyangwa abapolisi basiga mu miryango yabo rimwe na rimwe babasonga bitewe n'ibikorwa bakorera ku bintu. Ntabwo ndivuga ko babasonga, ahubwo bashobora nko kubatera akibazo ati se gukora igisirikare nzabaza abasaza abo basigaga inyuma bari bameze nk'aba, cyangwa ninjye wabuze uwo nsiguriye wa mugani wa nyogokuru yambwa ati mbuze uwo ntuma mwana wanjye ndagutumiruka. Babura abo basiga. Mwabantu mwe imbaraga z'abasigaye inyuma gushyigikira aba bantu, babwira uti turaho, niyo haba hari ikibazo kidasanzwe kiri mu rugo ariko ubona wakemura, wimukura umutima kuko uramutuma yiheba, kandi ubu akeneye gutanga amahoro hano, ariko nawe yifuzaga kwiyagira. Niba ari ikibazo ushobora gukemura kikemure. Vuga uti umwana yabyutse atameze neza, namujyanye kwa muganga ariko nta kibazo, aramera neza. Uraza kumbwira uko bigenda. Uwo muntu yirirwa atuje, ariko wimuhamagara umbwira uti sa yerese umwana agiye gupfa, nadapfa se napfa se, wabanje gutuma uri hano y'abana. Bajya bagira ibibazo babyihererana, ntibavugisha. Tuvuge nk'umugore afite umugabo, navuze ngo uburyo bwo kubivuga. Niba umwana arwaye mubwira uti nabyutse nsanga umwana afite umuriro, tugiye kwa muganga. Turi kwa muganga ariko ariyoroherwa, muganga arambwira ko tugomba guhindura tugakora ibi. Ndimo ndavuga ngo kumenya imvugo yo kubwira umuntu ufite akandi kazi turetse nawe. Reka nk'ibyo ngibyo wari uvuze, uri umubyeyi nk'umubyeyi koko. Umuntu yakubwira ko umwana arwaye. Umubyeyi nk'umubyeyi koko uravuze ngo ndabivuga nk'umubyeyi wa pirate, komeza ko abantu bakumve. Oya ntago ari ibyo mvuze, ariko nyine icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo iyo nkuru uko yayikugezaho kose akubwiye ko umwana arwaye, uko waba uri kose byabura kuguhangayikisha n'ubundi. Hari urugero rwo guhangayika. Ubundi uburyo tubaramo inkuru y'ibyo twasigaranye mu rugo ni urugero rwabo tubwira uburyo bari buhangayike, kuko nta muntu uri hano utari mukuru cyangwa n'ahandi uyobewe ko umwana yarwara, uyobewe ko umugore yarwara, uyobewe ko umugore yajya kunda, uyobewe ko mama we yajya mu bitaro. Ariko wivuga uti ibintu byacitse, kandi iyo uhaba wenda uba wagize utya umutonganya use nkaho kuba adahari bigize icyaha gituma ibyago byiyongera ku byo mufite. Ariko ndagira ngo mbabwire, dufite abantu batabasha gufasha aba bantu, kandi ntekereza ko dutegetswe. Bigenda bite ngo wisange abantu mutavuga ururimi rumwe? Hano abantu baravuga ururimi tutumva, bavuga igipolitike. N'abasirikare bamwe ntabwo bacyumva, harimo abizi indimi zabo kugira ngo bafashe abandi gusemura, harimo ariko n'abavuga igiswahili n'icyongereza. Aho wenda abantu baravangavanga bakagerageza, abanyarwanda benshi baravuga izo ndimi, ariko aje gufasha umuntu batavuga n'ururimi rumwe. Abantu bamwe bati ni politike, ibihugu byarumvikanye n'iki. Njye sinshaka kureba ibya perezida w'u Rwanda na perezida wa Mozambique. Turebe uyu mukecuru ejo twavuganaga w'umupfakazi wapfushije abahungu be, akaba afite abuzukuru n'umugabo we akagwamo. Kuko ntabwo yari akeneye umusirikare w'u Rwanda. Nibura ngo uyu munsi abe yaricaye hariya ku murongo bajya kuri ntuza kwa muganga kwivuza. Yego. Ese niba umugabo n'abana be barapfuye mu myaka 2 ishize cyangwa 1 n'igice, igihe ibyihebe byateraga, iyo uru Rwanda rutaza ngo rwiyunge kuri Mozambique na polisi, ese koko iyi nkuru y'abaragejo ibibarwa? Ndagaruka nibaze ngo wowe uri mu isi umaze iki? Nibura hari umuntu urimo kuvuga ngo nibura uyu munsi burakeye kuko runaka yari ahari. Uri muganga se? Hari umuntu waje yarembye n'abantu bose bihebye, uyu munsi babona ubuzima. Ndaguha urugero. Mu nyamakuru mugenzi wacu yari afite ikibazo gikomeye. Umuntu atabura no gushimira Minu Bumwe kuko ari umufatanyabikorwa wabo, natabura gushimira na leta y'u Rwanda nibura yazanye iyi serivisi yo gutanga impyiko mu Rwanda. Yego. Twese dutegereje ikizaba kuri Alfred umunsi buzacya atakiri ku isi.
koko umuganga wagize rura ruhare na leta yubatse iyo polisi n'inzego ziguma kuzana iyo serivisi yiyongeyeho, umuntu wicaye agatekereza icyo kintu ntacyo amaze muri sosiyete. Tugifite Alfred niwe ntangaho urugero ko ari we nzi, ntacyo amaze. ahubwo n'ufite icyo amaze. Niwe ufite icyo amaze. Wowe umaze iki? Wowe uri mutwumva utureba, wowe umaze iki? Ahubwo ntiwaba uri mu bantu barimo guteza ibyago babandi bafite icyo bamaze bakakwirukaho, kwiruka ku bizagira icyo bitumarira. Umaze iki? Tuvugisha ukuri. Indabyo mu rugo iyo tuzirebye turishima, imbwa itwirukanira ibisambo, injangwe idufatira imbeba. Wowe umaze iki? Arinda ibyo abagiye basize cyangwa nawe karinda ibye. Ko turi kuvuga ku by'abasirikare, uwasigaye ku rugo rwe arinda ibyo yasize. Nyina nawe afite icyo amaze. Genda baza mwebwe mutagira icyo mumaze, ku buryo winjira muri karitsiye ubundi kuki usa n'igisambo. Hari umuntu udafite icyo amaze. Barahari. Impamo ya Mungu pe. Tugukorera urutonde se, ahubwo baje bakaba ikibazo pe. Nk'abandi tugukorera ukankora urutonde. Iwawe dufite ibihumbi bingahe? Bari abantu bamaze iki? Usibye kuba barya imisoro twatanze. Yakaba yarubatsemo ikigo cy'ishuri, ikubakamo centre de santé, ikaguramo imiti. Ubwo bamaze iki? Iyo urimo wikorera umufuka w'urumogi uwucana mu ishyamba wirohamo ucunga umupolisi ngo ubone aho winjira, ubwo umaze iki? Umurozi. Ubwo se n'abarozi tubashyira ku rutonde rw'imirimo ra? Ndimo ndibaza ngo iyo murebye aba basirikare n'abapolisi bahagaze, nimo nafatiyeho urugero. Iyo ubonye muganga urimo kuvura ijoro ryose. Ngiye mbyara umwana wanjye wa kabiri, wari umunsi nshobora kuvuga ngo umunsi wari ufite abarwayi benshi cyangwa ababyeyi benshi. Umugangakazi aramfasha ndabyara, kwa kuno umugore umaze kubyara bashyira umwana ku nda bakamworosa ku buryo ahura na nyina n'umubiri nta kindi kintu kiriho. Yego. Ahita asubira inyuma yicara ku gatebe, mugenzi we abaraza ati siko wicaye, ati mfite isereri. Ubwo mugenzi we arimo kunkorera ntago byatwaye iminota 3 wa muganga arasinzira. Wambyazaga bivuze iki? Umubiri warenze ibikenewe, araruha kuko uwo muntu nari namusanze aho kugeza mbyaye ndamubona, kugeza ubwo umuntu abyaza akicara akasinzira akagona acyambaye ga. Urumva imbaraga yakoresheje uko zingana. Umubiri wagezaho umubwira uti buhagaze. Wowe ukora iki kugira ngo utange ubuzima ku bandi bantu? Ukora iki? Reka abandi tubareke. Wowe ukora iki ngo ubeho utari umuzigo? Ushyigikiye iki ku barimo gutanga ibya mirenge kuri bo? Barimo no gutanga n'ubuzima nibura ngo babere umugisha wasigaye inyuma. Ye kuza atabaye Mozambique ngo nagera aho yumve ngo na Benjamin yateye mu birunga. Wowe uri kwibaza icyo bakora, wowe utekereza ko bakabaye bakora iki? Hari byinshi byo gukora. Ubu wakabaye ubyuka umbwira ngo First Lady ejo ngo yagiye ngo kubwira abantu ngo banywe inzoga nke. Koko wakabaye utubwira ngo polisi ngo yaraye mu kibaya ngo irasa umuntu wamukanura umugi. Bakabaye bashakisha icyo gukora. Igihugu ni kinini, isi ni nini. Niba mu Rwanda imirimo yanze wajya n'ahandi ugakora, ariko uri inyangamugayo ku buryo niwinjira muri icyo gihugu polisi itari mu bisambi izafata muri uwo mwaka utagaragaramo, mu banenze ku mabwiriza utarimo. Twige kubaho iwacu no kuba ahandi, dukore tubeho. Kandi ntekereza ko kuba uyu munsi Mozambique n'u Rwanda bashobora guhagarika ibyihebe ni igisobanuro cy'umuco dukwiye kubaka no mu muryango iwacu. Yego. Ko njyewe wagiranye ikibazo n'umugabo, njye wagiranye ikibazo n'umwana, njye wagiranye ikibazo n'umuturage, dushobora kwiga uburyo turangiriza iki kibazo hano iwacu. Kuba uyu munsi ibyihebe byarakwiriye imishwara abaturage bagasubira mu buzima, bitabanje ko dutegereza ko ipara imanuka, Amerika yohereza abakomando b'indege ziguruka, nibura umunyafurika agatabara mwene wabo. None hangaho uyu munsi wakwibaza ngo abaturage, abanyarwanda, urubyiruko ku ishuri, ikibazo wagiranye na mugenzi wawe muricara mukagikemura. Ushaka inshuti iri hawe ikagufasha gukemura ikibazo, cyangwa wirukanka ujya kurega ku buryo directeur wa kaminuza cyangwa segonderi cyangwa w'ikigo ukoreramo hagomba kumenya ko runaka yantwariye ikaramu. Nukwiga iyo uhagaze. Nge narabitegereje ejo ndabareba, nitegereza n'abandi, ndavuga ngo ninde udafite inshingano, ninde utagerageza, cyane cyane abajene. Uri uw'umumaro ku gihugu, uri uw'umumaro ku baturanyi,
uri umugisha mu kigo ukoreramo, uri umugisha ku babyeyi, aho umubyeyi avuga atawe Imana ni nziza kuko yampaye kubyara, cyangwa uri umuzigo umubyeyi akavuga ati ababyeyi barabyaye igihe naherekeje abandi, kubera ko buri munsi iyo bavuze, iyo utambutse bati uriya ni uriya mubyeyi b'abana b'indaya ubona nabi, yatambuka uriya musaza se bya bisambo byino n'ibye, dore ko uwabaye indaya ari umukobwa w'uwa nyina, uwabaye igisambo nawe rimwe na rimwe umuryango bakamugira uwa nyina cyangwa akaba uwa se. Koko papa wakwiye guhagarara mu ruhame akavuga ati nitwa runaka, ni njye ubyara Benjamin. Koko wowe urabyumva? ngiye yahagarara akabivuga. Urimo uratanga ubuhamya rimwe na rimwe dushobora no kubisuzuma tugasanga atari byo, ariko ndavuga utwumva. Yego. Umubyeyi yahagarara akavuga ati njye wabyaye runaka. Uyu munsi wumva uri umuntu ku buryo perezida w'igihugu cyawe yahagarara mu ruhando mpuzamahanga akavuga ati jyewe ndi perezida w'u Rwanda, itsinda ry'abanyamakuru bari n'itsinda ry'ingabo zari hano, itsinda ry'abaganga bari hano ni iryacu. Ahagaze kuri pano ati ni iryacu. Cyangwa abantu bavuga bati hari ingabo twohereje mu butumwa bw'amahoro ku isi n'iki, we bagera kuri iyo topic akayihindura, kubera ko ari mwe mwatangiwe raporo mu basinze, mu bafasha abagore ku ngufu, mu ntambara zikora ibyaha byica abasivili n'ibindi, abaganga bagiye kuvura mu mahanga mu gatoroka, abanyeshuri bagiye kwiga muri kaminuza mu gatoroka. Ndimo ndashaka ko ikiganiro tuzagikorera rya RD, aho bafata umuntu wese ufite umwenda wa minirivare yahawe ya buruse ya leta akajya muri systeme, wajya no kwaka visa batufite umwenda usige wishyuye, cyangwa aho ugiye utwereka uko uzishyura. Ko numva byagorana ibyo. Bikagoranye miki? Agoranye miki? Kuki bakugaburira wamara guhaga ntushake ko gukurikiye n'abarya? None ko abantu bose cyane cyane abari mu nzego zikomeye nabo bayariye buriya. None se kuba baguhaye akazi gakomeye bigukuraho ko wabaye igisambo cyambuye leta? Ntibagushyiremo. Ahubwo nibajya gutanga akazi bagasanga hari akandi wakoze imyaka myinshi utarishyuye, ubwo utari inyangamugayo, bavuga bati umuntu wananiwe kwishyura ibyo yariye azabasha gucunga ibyo yahawe. None akazi kakorwa nande ko bahawe buruse ngo biga aribo bafite ubumenyi? Kumuha akazi agiye gukora ngo atangire akore yishyure ntacyo bitwaye, ariko umuntu akoze imyaka 10 ntabwo arishyura miliyoni 8 za leta, kandi azi ko inyuma ye hari ibyiciro nka 20 nabyo bigomba kwiga nk'uko yize. Mbese kuki neza mwagire mutifuza kigirirwa abandi? Ibyo nabyo hari utuntu twinshi dukwiye kureba ko umuntu aba inyangamugayo. Rega burya uzi ko hari n'abantu, umuntu ugasanga abantu bari ku nkiko ngo yanya inyandiko mpimbano. Rega umuntu kumurega icyaha cy'inyandiko mpimbano abantu bakabona ni icyaha cyoroheje, nubwo amategeko atakita icyaha cy'ubugome. Simbizi niba kiri muri iyo kategori, ariko abantu bakabyumva nk'icyaha umuntu yakoze gisanzwe. Kiriya cyaha kigize ubunyamaswa. Gufata umuntu ukandika mu izina ryanjye ukatwara ibyanjye, rega ukaza ukumva umuntu ati shati bandeze inyandiko mpimbano ukabivuga uhagaze, ukwiye kuba utareba abantu mu maso. Ariko kukurega ntibivuze ko wabikoze igihe icyaha kitaraguhama. Rega kambabaze, mutima nama wacu ni umucamanza mwiza. Nubwo imbere y'umucamanza uhakana icyaha wakoze, ukemera n'icyo utakoze cyangwa wakoze, ariko umutima wawe uvuga uti kamanyanyaze ndebe. Rega ibibazo byose by'imyitware n'imico mibi, impamvu inkiko zuzuye, amagereza yuzuye, nubwo twe dusaba ubutabera ngo bwifunga cyane, ariko wowe wagiye muri zone itumufunga, reka nawe gufunga, katwemere ko ufunga yagize ingeso mbi, atakubereye imfura, amategeko avuga ngo umuntu aburana adafunze atayitayeho. Wowe wari uri muri zone ituma umuntu atanagufunga nibura. Je simvuga ko ugukurura atabura aho gucisha, ariko wimworohereza ngo agusange kukamanuka, ye kwirirwa gukurura ngo agusunike gusura birindutse. Wagiye ahamanuka, wabaye uri mu kabande kugukurayo bigasaba ko agukurura, izo mbaraga yasanga ari z'umurengera nta nyungu akakureka. Ariko twese twigize kukamanuka udukomyeho turatemba, kubera imico, imyifatire, imigenzereze. Bajene turimo turasoza umwaka, uri umumaro ku gihugu, umuryango nawe ubwawe. Ni buri muntu wese yibaza icyo kibazo. Iyo uri mu nzira ugenda, umuyobozi akagucaho, aba basirikare bakuru bakuze nka ba Fande Alex n'abandi ubona ko bari mu myaka mikuru, iyo akurebye mu mutima wagira ibyishimo akavuga ngo aha ngejeje ni nanirwa, inyuma mfite abasimbura. Wibona mu basimbura cyangwa uri mu bo abazasimbura Fande Alex
bari mu bazagomba kurwana nawe, kukurwanya, kwirwa baguhiga, ubundi ku cyuba umuhigo. Ntekereza ko umuntu yagwa mu cyaha ukora arakosa. Ni nayo mpamvu mu mategeko iyo umuntu yakoze icyaha akanacyemera akagisabira imbabazi bavuga ngo bagabanyirizwe ibihano, ariko bakanasuzuma yagikoze ate, mu buryo yari agambiriye, mu buryo byahuriranye, mu buryo yisanze biba, abizi cyangwa atabizi. Izo ntuza zose ziba zisaba ngo zisuzumwe. Kugira ngo bisuzumwe rero biragenda bite? Ni ukureba hari ryari hehe akora iki. Umuntu mwari kumwe mu nzu mutongana uramusunika agwira urukuta ameneka umutwe arapfa, koko wishe umuntu, ntiwari ukwiye no gutongana. Ariko umucamanza n'undi wese iyo abireba aravuga ati kubw'uburakari bw'umuntu wenda yamwiyatse aramusunika agwira ikintu arapfa. Ariko wateguye abantu bategereza umuntu, baravuga batataha saa umenye isaha atahira, muti saa 11 nibwo bavuye ku kazi, agaca kwa runaka akanywa agacupa kamwe, mumutegera aha araparika, iwacu zama arasinzira atinda gukingura, mumwicire ku imodoka. Abo bantu bombi bishe kimwe. Tugana ku musozo, twakomeje kwitsa cyane ku bijyanye n'abantu basigara mu ngo cyangwa se abantu bata inshingano zabo. We nihe nama wagira abantu bahora babera imitwaro imiryango yabo? Kubera umutwaro imiryango, ntimukajye mutuma abantu basenga isengesho ngo Mana uru rubyaro wampaye ni bwoko ki. Ntimukajye mutuma umuyobozi asigara avuga ati aba baturage koko ni bwoko ki dufite, abantu ni abahe. Gerageza nubwo uyu munsi waba uzi ko abantu bamaze kukugira icyihebe, kuko wabaye cyo abantu bose bakaba baraguhebye. Gerageza, nta muntu n'umwe udakunda kubona umuntu ko akora impinduka. Wari umusinzi nk'ibyo twavugaga, kuri Noheri abantu bose bategereje kuzitaba telefone yo kuvuga ngo afungiye kuri sitasiyo ya babone wagiye kunywa nk'ibisanzwe n'abandi. Babone uratashye mu gitondo ubaza uti mama, papa cyangwa se madamu cyangwa se umuvandimwe mu bana ati harya atari kuza imyaka maze ntajya gusenga. Wigireyo gusenga naho nahabera ibyishimo. Si ngombwa ko ugiye gusenga Imana mu buryo bwawe ukurikije uko ubyumva, ariko wagiye naho baridagadura. Uvuga utari ko imyaka yose ishize, iminsi mikuru mba ni mu kabari i Kigali n'ahandi, ariko noneho kanjye kureba mukecuru. Mukecuru kuva abayeho ntarakubona yambaye igitenge waguze. Wari bumwe ikaziye nziza ya mitsingi n'ibigura nk'ibihumbi 30 simbizi. Uyinywereye mu kabari kandi bagurisha imwe ngira ngo kuranguza ntibyageraho. Vuga uti kanikoze mu isoko, nguru uyu mukecuru niyo wamugura igitenge $15 ugishyire mu kamverope, mubwira uti mama akira aka gatenge uzakambare ndakakugura $23. Gerageza ku buryo nakibona avuga ati noneho se yakibyehera, yikange. Nibiba rimwe kabiri gatatu azagera havuga atahari ibihe biha ibindi umuntu yahindutse. Mugerageze dukora ibyiza. Wa mugani wa cyanditswe cy'umujyi wa Kigali ngo nifuza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Nibura ibyiza wabigerageje nubwo basanze hari ikibi cyagutanze. Burya umujyi wa Kigali ugira icyanditswe mu nteko buriya barakidusomeye. Ntabwo nkikitira abandi bo muri Bibiliya ntazi iyo bavuye, nkitirira hariya bamwita data manager. Haragira ati nyakubahwa badepite perezida wa paka, twifuza gukora ibyiza ibi bikadutanga imbere. Gerageza wifuze gukora ibyiza, uharanire gukora ibyiza, ubikore rimwe na rimwe nubwo ikibi cyagwamo. Uko imyaka ihita twitoze gukora neza, bizageraho bibe umuco muri twe. Uzi ko gukora neza no kugira umuhate no kwifuza kunoza ibintu no gukosora ibyakosamye no kwemera gusaba imbabazi no kwemera guhanwa, kugirwa inama, ibyo bintu muzi ko umuntu abitora yava akabyiga akabimenyera akavuga ukisanga nibwo buzima urimo. Kandi nta muntu ubaho neza nk'umuntu uzi gusaba imbabazi, kugirwa inama no gukora ibyiza. None se umunyacyaha n'umunyamakosa bahora n'ibyago, wakwifuza guhora mu byago wowe? Reka ibyo bari byo dusorezaho, ndakeka bumvise. Dusorezaho ngewe mfata umwanya abantu muri korali Mirasire tubifurize umwaka mushya, Noheri nziza, abari ku Burinzi aho imvura igwa, abari aho izuba riva cyane, abari mu mujyi w'Ishahu bameze neza bavuga bati iki gisirikare kitubanye keke. Urumva buri umwe wese aho ari ufite uruhare mu gutuma umutekano ugaruka ku Rwanda no ku wundi bawutije.
yego Imana imuha umugisha kandi bakomereza imbaraga, natwe imiryango yabo tubashyigikire, kuko aya mahoro baha abandi yasagutse kuyo baduhaye. Nitutuma abandi batayabona, ikivu cy'ibyago biri ahandi bagiye gutanga amahoro batayatanzeyo cyatemba kikagera iwacu. Reka rero dutume ibyo byago bidaturuka ahandi ngo bitugereho, ahubwo babisangaho biri naho babyirukane. Navuga ngo bibaye byiza mu isi twazabona abantu benshi mu myaka myinshi. Ndi umukecuru kukuru ntura n'umuntu navuga ngo ni umunyarwanda, ati yoyo atabo bantu bigeze basanga turi mu kaga. Uwo munsi umutima wanjye uzishima, ndatekereza ko n'uwawe ari kuzagenda. Haranira rero kuzaba mu bazatuma kuvuga u Rwanda bigutera ishema. Reka ngushimire. Murakoze cyane. Reka tubanze twibutsa abantu ko uyu munsi bari burebe match ya Liverpool. Mu kanya gatoya harahira rimwe. Ngewe rero navuze ko urabona nk'ibintu by'amagambo mba mbyutse menaho abantu. Haje rero abagiye kugira bate kubabwira hari ukuntu bajya batya bati igitego kigiye. Murumva umunsi umwe naricaye muri salon na papa w'abana. Ngewe nafashe icyemezo ko mfana Manchester ko yambaye umutuku. Yego. Noneho hakina Liverpool. Ikina na Manchester ngo byahuriye ku kibuga, noneho Manchester yambara umweru uriho umukara ngira ngo. Noneho mfana Liverpool. Igitego kijyama nti Manchester iragutsinze, noneho ati nsinzi itese kandi ureba yambaye. Ngiye gusoma mbona Manchester yari yambaye umweru, nafanaga ibara. Bavandimwe namwe mufana amabara ngiye babafashe kumenya izikina. N'abafana itsinda hepfo. N'abafana itsinda. Ngiye hari uwonzi yarebaga match afanaga itsinda nyine ubwo aho ngaho. Ubwo bahindura igice cya kabiri ntamenye ko byagenze. Kera bajyaga bavuga ngo Amavubi ngo aratsinda yerekeza ku Ntwari, andi ngo aratsinda yerekeza i Kanombe. Ubwo rero nakumva baterekeje i Kanombe nkumva ntabwo barakina, ngira ngo abantu barabyibuka muri stade Amahoro. Ni kuri rero urwa Gasabo Sport barakomeza kudukurikira nicano yacu nshya, kandi mwuka byaramwe ukanda akanyenyeri mukwe na bya bindi byose twakoze kugira ngo icano zacu zindi zizamuke niyizamuke. Turifuza ko imyidagaduro nayo yaza mu byo dukora mu munsi ku wundi, kuko tubifite mu nshingano kumenyesha, kwigisha no kwidagadura. Inshingano zose nko mwarimu yari yazimbwiye ndimo ndazigerageza, ariko iteka mpora niteguye ko nshobora gukosa kankosora. Twebwe kamushimire. Murakoze cyane.